bavandimwe rero bavandimwe tugiye kwifatanya n'uyu mwana uyu muvana wacu Joyce ugiye guhabwa isakamento rya batisimu hanyuma kaza no gukomezwa turagira ngo dufatanye nawe gusaba Nyagasani ngo amukomeze maze ibatisimu agiye guhabwa imukize icyaha imukize ibyaha imukize ibibi byose maze imukomeze mu nzira ahisemo yo kuba koko umwana w'Imana. Tugiye kwifatanya nawe mu bisingizo by'abatagatifu dusabe Nyagasani kugira ngo ibisingizo tugiye kuririmba tugiye kumva bidufashe twese guhura n'urugaga rw'abatagatifu kugira ngo muhaguruke. Nyagasani utubabarire, Kristo utubabarire, Nyagasani utubabarire, Mariya mutagatifu umubyeyi w'Imana, Mikayeli mutagatifu, bamarayika b'Imana batagatifu, Yohani Batista mutagatifu, Yosefu mutagatifu, Andereya mutagatifu, Yohani mutagatifu, Maria Maddalena mutagatifu, Stefano mutagatifu, Inyasi wa Antiokia na Laureni batagatifu, Perpetua Felicita na Agnesi batagatifu, Gregori, Agustini na Atanazi batagatifu, Bazili Maritini na Benedicto batagatifu, Francisco, Dominico, Francisco wa Saveri batagatifu, Yohani Maria Vianney mutagatifu, Gatarina Wisiena mutagatifu, Teresa mutagatifu, Karoli Rwanga na bagenzi bawe mwaho w'Imana, namwe banyafurika abandi batagatifu, namwe bakurambere bacu mwashaje muri abayoboke b'Imana, Joyce mutagatifu, bazina bacu batagatifu,
mwese batagatifu n'abatagatifukazi b'Imana, gira impuhwe Nyagasani, uduki icyago cyose Nyagasani, urupfu rwa burundu Nyagasani, girira ko wigize umuntu Nyagasani, girira ko wapfuye ukazuka Nyagasani, girira ko wadusakaje mu Roho Mutagatifu Nyagasani, twebwe abanyabyaha utwumve, turagutakambira, intore yawe uyihe kuvuka bundi bushya, kubw'ingabire y'abatisimu. Mana ishobora byose, ugahora witeka, turakwinginze ngwino utagatifuze abantu bawe mu masakamento agaragaza urukundo rwawe rwahebuje. Ohereza Roho wawe Mutagatifu utugira abana bawe, ubugingo bushya, uyu ugiye kuvuka bundi bushya ku iriba rya batisimu, kugira ngo ibyo tugiye gukora nubwo ku bwacu ntacyo twishoboreye bimugirire akamaro ku bubasha bwawe, ku bwa Kristu umwami wacu. Ngiye kumusiga amavuta y'abigishwa. Ububasha bwa Kristu Umukiza bugukomeze ibigaragazwe n'aya mavuta y'agakiza usigiwe muri Kristu Nyagasani. y'umukiro uyoboke nyirigira Imana yawe. Mbere yuko Joyce abatizwa, ngiye kumufasha twese ndetse n'abagiye gukomezwa kwamamaza ukwemera kwacu. Ibibazo bigiye kubabaza bidufasha guhamya ukwemera ndetse bidufasha kwemera Imana no kwanga shitani. Muhaguruke. N'abakomezwa muzirikane ko ari igihe gikomeye cyanyu cyo gusubiza niba mwanze shitani, mwanze n'imihango yayo yose n'ibyidushukisha byose. Cy'ubuzima bushya Imana imuha muri Yezu Kristu. Murabizi kandi ko icyaha kibangamira ubwo buzima. None rero mwese mwanze shitani n'imigenzo yayo yose n'ibyo duhendesha ubwenge byose, mwemera Imana Data ushobora byose waremye ijuru n'isi. Mwemera na Yezu Kristu umwana w'ikinege n'umwami wacu wabyawe na Bikira Mariya, akababara agapfa agahambwa akazuka ava mu bapfuye, none akaba yicaye iburyo bwa Se. Muramwemera? Mwemera na Roho Mutagatifu na Kiliziya Gatolika ntagatifu n'urusange rw'abatagatifu, nuko abanyabyaha babikizwa, nuko n'izuka ry'imibiri yacu n'ubugingo buzahora witeka. Murabyemera?
ngiye kukubatiza. Urabyifuza Joyce ko nkubatiza? Urabishaka? Abandi mwicare. Imana ishobora byose, se wa Nyagasani Yezu Kristu, yagukijije icyaha cyawe, ibyaha byawe, inakuvugisha bundi bushya mu mazi na Roho Mutagatifu. Yo ubwayo iragusiga Kristo imikiza, kugira ngo ubwo umaze kwinjira mu muryango wayo uzakomeze kuba ubu no mu buzima bw'iteka ingingo za Kristu, we musaserdoti, umuhanuzi n'umwami. Joyce, wagize ikiremwa gishya, wambaye Kristo. Akira rero umwambaro wera de, mubyeyi wawe nawe kwambike, uzawugirane imbere y'Imana utanduye, umwami wacu Yezu Kristo, kugira ngo uzagire ubuzima bw'iteka. Urumuri rwa Kristo, mubyeyi wa batisimu, shyikiriza urwo rumuri umwana wawe umaze kubyara, umaze kubatizwa. Muvandimwe Joyce, muri Kristo wahindutse urumuri. Guhera uyu munsi rero ujye ugenza nk'abana b'urumuri, ube indacogora mu kwemera, maze Nyagasani naza uzashobore kumusanganira, winjire mu ngoma ye hamwe n'abatagatifu bose bo mu ijuru. Amen. Kugira ngo tumuhe amashyi Joyce. Hanyuma bakwegere ubungubu hamwe n'aba ngaba bagiye gukomezwa muri ku cyiciro kimwe, nawe wabatijwe wawe mu Kristo, kugira ngo mwegire imbere namwe mugiye gukomezwa n'ababyeyi banyu babaherekeje babari inyuma.